Zaburi ya 23:13. Sura Zaburi ya 23 13. Abafiliya za kera ni ku wa 11. Ni kwipaje 553. Sinzi izina rya Yesu. Udutabara uwisha kuko gutabara kw'abantu kukagira umumaro. Amen. Kasubiremo udutabara uwisha kuko gutabara kw'abantu kukagira umumaro. Amen. Twongere dusabe Mariko. Sabe Mariko Michenda. Mariko Michenda kwipaje 25 isezerano rishya. Mariko Michenda murongo wa 21. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu buriro cyangwa mu mazi bamwice. Ariko niba ubishobora tugirire imbabazi tutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba bishobora byose bishobora uwizeye. Uwo mwana se umwana avuga cyane ati ndizeye kiza kutizera. Yesu abonye iteraniro ry'abantu bimushikiye biruka ajyana imoni atera imoni kavuga kandi tumba ndagutegetse mubemo ntukavuge ko mukunje. Arataka aramutiza cyane amubamo asiga umuhungu asa n'upfuye bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu afata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara. Amen. Haleluya. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana umwanya mugufi, ariko ndagira ngo mwigire mu kiganiro waje kuri uyu munsi wiginge Yesu akugirire neza. Nzi neza ko twaje ku ijambo ry'Imana, twaje kumva n'indirimbo, ariko hari n'ibyifuzo biri bitima yacu. Imana ishimwe. Kenshi Satani agenda yorora mu mitima y'abantu iyo bari mu ngorane runaka bakumva ko zidashira. Bakora n'indabo bari mu mutima bakumva ko bidagenda bakabimenyera. Ariko ndikamubwira muri iki giterane ko Yesu agukunda. Haleluya. Yesu aragukunda kandi bigakugirira neza. Azina amazina yacu akwitayeho, yavuze ko atazaduhana mu byago no mu makuba. Azina amazina yacu akwitayeho, yavuze ko atazaduhana mu byago no mu makuba. Haleluya. Yesu aradukunda ntazaduhana nubwo haza ibyago nubwo haza amakuba. Yesu afite imbaraga. Imana ishimwe. Ndashaka kugira ngo mbere n'iki giterane ngo Yesu nawe agutere inkunga. Imana ishimwe. Tabizi cyane ko abantu bagatera abandi inkunga cyangwa ibihugu bigatera ibindi bihugu inkunga, ariko inkunga zabyo zitarenga. Hariho zitakora, ariko Imana data ashobora byose. Amen. Haleluya. Niba murinde bura ngo ntabwo azaduhana mu byago no mu makuba. Mu byago waguhana igihugu cyakureka abantu bese bakubwa kubaho, ariko hari imbaraga z'Imana zibana n'abizera. Imana ishimwe. Haleluya. Bibiri iratubwira ngo Zaburi 146 ikavuga ngo ntimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu utabarirwamo agakiza. Imana yonyine niyo kwizerwa, niyo ifite imbaraga, niyo ishoboye, niyo yonyine wahiteze cyane kandi ikagisubiza. Imana ishimwe. Icyo abantu batashobora, icyo umuryango utashobora, icyo kumva mu ijambo ry'Imana ryatubwiye hano abantu bagiye bananirwa, ariko byose Yesu abishoboye. Imana ishimwe. Haleluya. Mu ijambo ry'Imana Bibiri itwereka Dawidi uburyo Imana yamugiriye neza ikamutera inkunga mu gihe kitari kigoye.
bine tubwira ngo mwitoko cya mbere cya Samweli mu bice 16 murongo wa 13 hatubwira Dawudi akora kubunga Daniel yagikoresha kuri Dawudi kuko yari umunye w'intama uragira intama ariko kitwara n'abandi bashumba ndetse kuri barezi unashumba bamira ho kugana amagambo mabi ibintu runaka ariko baba yahora baririmba anezeza Imana mu ishamba Imana ishimwe muri kuko cyane igihe cyageze Sawuli yabaye ibisazi yagizibone zo kurwara kuko atubwira Imana hanyuma ngo baravuga ngo mushaka umuntu w'umuhungu cyangwa se umuntu w'umucuranzi w'umuririmbyi kugira ngo ajya kuririmbira n'uko bivugeho bari kumubeta ngo njyewe naramubonye ni Dawudi n'umushumba aritonda kandi ukora w'Imana bakuri Imana ishimwe urumva n'umushumba ariko mukaba w'Imana uri muri we akora imirimo myiza yo gukiranuka Imana ishimwe rero niba tubwira ngo uyu Dawudi ajya gutoranwa ntabwo byari bimeje kuri we kuko Samweli agenda kwa Yesaya yagezeyo asanga amuhamagaza abana be bose hanyuma Yesaya apima kuko abakuru bize bagenda n'igikundiro kandi bakunda kuzabahira ku mwami ariko Imana ireba Dawudi mu ishyamba hariyo aleluya kuko nabita ku gihagararo cy'agasuranga akwita ku mutima niyo mpamvu navuze ngo ni inkunga y'Imana ariko kwa yizera Imana ishimwe abatizera bapima zitoroshe ariko abizera Imana izabagirira neza aleluya hanyuma Dawudi rero Imana imugirira neza nk'uko kurebana n'Imana akunda kuririmba atemuka mu ishyamba nubwo umuryango utamwitayeho musa kuririmba neza kuko babajije sabaturese abana bawe bose nabo kumva kuba ibintu byabaye hakaba umutatumirwamo abafite agaciro kabari gake cyane abafite agaciro umwe babikwiriye nibo bari batumiwe mu birori ariko undi we yagiye kureba intama kuko afite agaciro gake ariko Imana ifite umugambi Imana ishimwe aleluya hanyuma ari mu ishyamba bamaze gukorera basanga bose ntabwo bikwiriye babateza bati nta n'umwe usigaye arabwira ngo hari umuntu usigaye umuhereza ari mu ishyamba kandi ari intama ariko se barabwira ngo ntabwo twashaka kujya ku meza ngo turye ataraza Imana ishimwe kuriya abantu bakwibagirwa umuryango wakwibagirwa inshuti zakwibagirwa ntabwo twibagirwa aleluya ntabwo twibagirwa kugira ngo uyu munsi Imana iguteye inkunga ibibazo byawe ukorere zawe Imana ikugenderere gutabare Imana ishimwe aleluya ibyo nabyo bataguha ibyo umuryango utaguha ariko umwami Yesu akugirira neza kuri uyu munsi Imana ishimwe aleluya ibyo ni neza mu gice 17 havuga Dawudi ijambo ryake kiregiye nabwo ntabwo gutekereza Abisirayeli kandi mu rugamba barwanaga imbaraga zabo zari zarashize kugeza aho umwami yinegembya akavuga wumva ko imbaraga naze turwaye ariko Dawidi amaze kuza yishyikiza ku Mana aravuga ngo yewe waniranye umucyo n'abacu ariko njya gutera ubuzima bw'Uwiteka Imana ishimwe aleluya hanyuma Imana ikagihuga Dawidi nubwo yari umushumba atamugiriye igisirikare atamugiriye kurwana ariko muri uwo mwanya Imana imugirira neza kuko yishyikiza ku Mana muri iki giterane ndajya ngo mwinginge cy'amasengesho wongere ugarure umutima uzamura kwizera ibyifuzo byawe byose ubihereza Imana kuko Imana irabishoboye Imana ishimwe we gutekereza ngo umaze igihe we kwibaza ngo ese bwagenda gute we kwibaza ngo hari ubimenye n'ubwo bw'ubuzima oya ku Mana byose birashoboka kandi inshuti wizeye Imana ishimwe wemerere Yesu mu mutima wawe ukanira imbere ngo mwana wanjye ngo mu mutima wawe kandi amaso yawe ushimire inzira zanjye Imana ishimwe rero muri iki giterane no kwizera ubwire Yesu wanjye hari ibyamuye hari ibyananiye hari ibintu byinshi mu mutima wanjye umuryango utashoboye mbese kubwenge utashoboka ariko data mbere umugongo urabishoboye Imana ishimwe aleluya Dawidi rero atena Uwiteka Goliyati agenewe n'iyitwaje atitwaje bene wabo atitaje umuryango kuko na Sawuli yabahaye intambara yamare yayishobora ariko niwe agenda atera izina ry'Uwiteka maze bakumunesha Imana ihabigibanye aleluya ndakwinjira kugira ngo umunsi wizere Imana nibo ndakwizera kuke uzabura kwizera kugira ngo Yesu akugirire neza kandi imbaraga z'Imana zibane nawe kugira ngo muri iki giterane Imana ikugirire neza nawe igutere inkunga Imana ihabigibanye
Amen. Haleluya. Bila kutubira Dawidi amaze kuba umwami Satani mujyana kubigiza. Iyo umuntu yabona Terese Satani arayizira. Akaba umukobwa asanzwe agenda adafite ikibazo ariko yenda mu muryango Satani atamurwanya. Abo umusore akaba ku rugo Satani atamurwanya. Yabona Terese neza mu muryango gusa bisanzwe bikaba ari bisanzwe ariko yabona Terese Satani atamurwanya. Uyu Dawidi amaze kuba umwami yari asanzwe abesha Abafilisitiya. Bari bazi neza ko umunyembaraga kwirisha Goliyati kandi nicyo kirabanga nawe yarabanesha. Ariko amaze kuba umwami n'umusoma neza izi nkuru muri Samweli wa kabiri igitabo cya Samweli ibice 17 muzasanga Dawidi amaze kuba umwami ngo Abisaba babimenya baramubona ko Dawidi yabonye yabaye umwami reka tujye kumurwanya. Dawidi amenye neza n'Imana ishaka muze kubimva neza. Muri iki giterane umenye neza n'Imana ishaka abari guhagararamo. Dawidi amenye neza n'Imana ishaka yitwaza ko amenyereye urugamba wamenyereye gusenga wamenyereye kuririmba cyangwa se kujya mu nzu y'Imana ariko Satani ntamenyere ibyo akagusa ubundi agatega imitego batugirire nabi. Imana idufashe. Hanyuma Dawidi amaze kuba umwami abafite ngo n'ubwo yabaye umwami ubwo yabaye Terese reka tumurwanye. Imana idufashe. Ariko Dawidi wajya kugisha inama Imana. Imana idufashe. Ndakugira ngo uyabone yawe mu ntambara zawe ujye wirinda kurwanisha umubiri kuko Imana ifite ingabo ziturwanirira. Haleluya. Dawidi ajya kugisha inama Imana ariko kubona se Imana abantu barwanye n'abanesha. Mana ngo kugenda barwanye kandi urabanesha. Dawidi aragenda barwanya hanyuma aranabanesha. Muri kumeze kubatsinda ntibaba inyuma. Bari bavuga twabonye ibyo kwisha turwanya none ko byo tumurwanye kandi twabonesha. Imana y'Abafilisitiya bagize imbaraga biyongeraho amaboko Dawidi nagaza kubanesha. Ariko Dawidi yagenda wenyine aranagisha inama Imana. Haleluya. Arabona se Imana ngo nongere barwanye ndabanesha. Imana iramubwira ngo genda barwanye ariko nongera kugenda uko bagenze. Ugende uwakikuwe hanyuma nanjye nubwo hafi y'ishyamba uraza kumishiri k'ingabo kigenda hejuru y'ishyamba n'abarufite n'ubuhute uraza kubatsinda. Imana ishimwe. Imana ifite ingabo. Haleluya. Dawidi wakigenda yumva ikirere kigenda hejuru y'ishyamba k'ingabo z'Uwiteka ziza kumurwanira. Imana ihabitwa. Muri iri teraniro ndakwinginga kugira ngo nawe uhamwe ingabo z'ijuru zikurwanirije. Haleluya. Hari ibigendaniranye, hari ibigoye, hari kurusha amaboko ariko umwijwe hari ingabo. Haleluya. Kandi ntabwo turwanishwa n'amaboko yacu cyangwa izindi mbaraga runaka ahubwo ni ukwizera ko bashobora byose murugahamagara Imana nayo ikagutabara. Imana ishimwe. Haleluya. Dawidi rero Imana iramutabara kandi tumenya hari hantu runaka kuko mu kurwanda kwe agisha inama Imana. Niyo mpamvu nababwiye ngo ni Imana itabara, Imana irwanirira, Imana itari inkunga ariko aba yizera. Imana idufashe. Haleluya. Imana yakoze ibintu byinshi kwe bitagaga byinshi ikora byinshi kandi ntabwira muri aka kanya ariko reka bihute itavuga bike cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 19 hatubwira inkuru za Hezekiya nawe arimo arwara. Hezekiya yagize ingorane zikomeye zo guhora arwana n'abanzi ariko uyu mwanzi ngo aramwandikira abwira ngo ntiwibwire ko Imana yawe izagukiza ngo ikurengere kuko hari abandi benshi banesheje. Hanyuma Hezekiya bamushyira mu rwandiko bamwandikiye ngo reka arufata awushyira Imana. Imana idufashe. Yanga kwirwanirira yanga gushaka ingabo zimurwanirire ahubwo ngo gatwara urwandiko abishyira imbere y'Uwiteka aravuga ngo Mana urebe ibitutsi banutse ugasuzugura n'abagusuzuguye yuko udashoboye hanyuma ngo Imana irayumva wituma umuhanuzi. Haleluya. Irababwira ngo kuko hasi kukurengera nange ndabikwemereye. Haleluya. Iyo wirinze Imana, iyo watabasha Imana, iyo wahamagaye Imana, Imana ifite ngo kandi turwane neza. Ntabwo turwanisha amaboko, ntabwo itirisha umubiri oya ahubwo ni ugutsinda mu izina ry'Uwiteka. Rero mu kigaragara wajemo ndakwinginga kugira ngo nawe uzabone kwizera kuko mu ijuru harimo imbaraga, mu ijuru hari ngo zitarabera bose nawe wemere uzabone kwizera kandi wemere Yesu n'ubugingo bwawe kugira ngo nawe kandi nsinzi k'uyu munsi Imana ihabwe icyubahiro. Uwo munsi Hezekiya
ngo aranesha. Imana ishimwe. Kandi kunesha kwe ingabo zaramuteza mu kibaya, hanyuma bari gutega baraza azicamo ngo zose arazica, hanyuma ashimuje n'akaje ngo abagura mu kimonda makubirereza. Ntabwo Imana ibarisha amaboko, ntabwo kurwana kwacu ariko Imana ishaka. Ishaka ko tuyizera, tukayirindira, tukamara Imana ngo Mana niba ari gatonye, niba ari gatoboye, tukazawa kwizera kwacu kuko bijuhari ingabo Imana ishimwe. Haleluya. Eka siku kile msirano risha babwire mu butumwa bwiza bwa Yohana ubice bitanu wa kandi bizo wa cyenda hatuza umurwayi wasina kandi ngo umunana arwaye. Uyu murwayi wemaze chini arwaye ngo kare kidendezi. Ikidendezi ngo teka kinduiza ngo hanyuma ngo bandi bantu bazana abarwayi babo ngo bakafata bakamana kuko ngo yitwa bakindurije umurwayi kandi mbere n'uwakira. Imana idufashe. Urumva ntabwo rero byoroshye kubera abantu bagiye kirwaye baza barwaye barize mu buzima busanzwe. Iyo umuntu yarwaye akenshi nta n'imwe isi itamugezeho, ariko yacy'icyumweru niba zari icumi hasigara zirindwi, iyo hashira bibiri hasigara eshanu, yashira ukwezi hasigara ebyiri, yashira amezi abiri hasigara n'umupfu. Akamurwaza wenyine abandi barakita intege, harimo n'ibindi bakubwira bari kwa muganga bari no mu bitaro. Ariko Yesu, haleluya, ntabwo ari gutererana, ntabwo ari gusiga, yavuze ngo ntabwo azaduhana mu byago no mu makuru. Izina amazina yacu itwitayeho, yavuze kwitazaduhana mu byago no mu makuba. Haleluya. Uyu murwayi yari amaze imyaka 38. Utekereze nawe abantu bose bamurwaza bamushizeho kuko igihe cyo kwiduza kw'amazi abantu bamutangagamo. Yesu ahageze wasanga amazi iyo myaka yose. Nawe uze gutekereza ese arabwira ngo se urashaka gukira kubera kuko ari igihe kirekire. Niyo muri Yesu amubwiye ariko sinfite ujugunyamo. Urumva ibyo mubajije sinamushubije. Ni ukubera iki? Iyo umuntu amaze igihe kirekire afite ibibazo arashaka gukira. Nibyo mubajije sinasubiza. Yesu amaze mu mbese urashaka gukira ngo sinfite ujugunyamo. Uyamaze yindije ngo bari baraza ngo bakanyangamo nikakuza amajyama. Imana igufasha. Imana y'itangwa n'igihe ibyago bimaranye. Mu Mana hari ibintu bikiza, mu Mana hari ibintu bihindura. Nubwo ashideka ngo tumunani Yesu arabishoboye. Haleluya. Naba kama ni kirekire ako Yesu yose arabishoboye. Imana igufasha. Uwo mwana Yesu ngo uko n'uburi bwawe witahire Imana habijyo. Imana ishimwe. Rero ndashaka kuko yabariye kirekire mu bitereko n'ufite abafasha gusenga bagacogora mujya ngo bakanga gucogora icyo kirego zikaga kubaho kubera ko maze igihe kirekire n'ibintu birageze. Ariko Yesu we ntabwo azaduha mu byago ndetse no mu makuba. Imana ishimwe. Haleluya. Abiri ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni umeruka kandi n'ukoza isoni kandi kuzo Mana yacu kugura bikwiriye. Haleluya. Abantu birinda abantu bakayibukira babahanga n'amaso bakoza isoni. Ariko data mwana wacu ntabwo aheruka. Haleluya. Kumwiringira kuko ashoboye byose. Imana idufashe. Masari no kudusiga ariko dusome ari ijambo ry'Imana twasomye Mariko 9:21 twasomye inkuru y'umuntu wari ufite umwana urwaye kandi nawe afite indwara imuremereye. Ayo ntabwo twasomye nubwo twasoma neza muzasanga cyari igihe kiremereye. Abafarisayo bari bageze Yesu ngo bumva ibyo avuga n'ibyo akora babone n'ibyo bamureka. Ariko igihe kigeze ngo Yesu atahari abigisha bahura n'umuntu ufite umwana ubatenda n'imoni utuka akarudaho amumara igihe kirekire yafashwe akiri umwana. Hanyuma Yesu ngo ahageze arabaza ngo mbese imbaga mujyamo n'iziki habaye iki? Ngo umubyeyi aravuga ngo nijye nazanye umwana ngira ngo abigisha bamukize ariko byabananiye.
Imana idufashe. Hanyuma Yesu arabona ndetse yafashwe ryari. Arabwira ngo buri gihe yafashwe n'umwana, dayimoni aramufata akamugarura cyangwa mu mazi ashaka kumwica. Ariko Yesu arabwira ngo ariko ngo niba ubishobora ubutabara. Imana idufashe. Yesu arabwira ngo mbese bavuze ngo niba bishobora, ariko ngo byose bishobokera uwizeye. Imana idufashe. Birashoboka ko umuntu amariye igihe cy'itegererezo agomba kwizera kwarashize, ariko uzana kwizera wemerere Yesu nubwo bigoye, nubwo biruhanije, nubwo bidashoboka, ariko byose bishobokera uwizeye. Hanyuma umuntu avuga ngo ndizeye bizakutizera. Amen. Iyo umuntu yakoze ijambo ryiza bituma Yesu yongeraho amushyiriza umwana, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo dufate akanya ko gutekereza, kubera kuko twaje imbere ya Yesu, twaje mu iterambere ry'amasengesho, kandi muri amasengesho Yesu ari kumwe natwe. Afite imbaraga zikiza, afite imbaraga zihindura, afite imbaraga zishoboye, afite ingabo zitwarira kandi tukabona nijoro. Imana ishimwe. Haleluya. None ndagira ngo mubwire ngo niba ari kuba umutima wawe uyu munsi ubigomorere Yesu, niba ari kukwinje mu mutima uyu munsi ubwire Yesu, kandi Yesu nta na kimwe kimunanira. Ariko hari Yesu yawe, Yesu yabijya ntabwo ushobora kuba imbere ya Yesu ngo uze wikoreye amaganya kandi umutima ukoreye iki. Imana idufashe. Rero Yesu yavuze ngo ni munyikoreze amaganya yanyu kuko bitakuri imbere, ariko Yesu yabijya. Ndagira ngo dufate akanya ko gusenga, ariko nawe utekereze mu mutima wawe. Birashoboka kuko wazanye ibyifuzo byo kubwira Yesu, hanyuma upfa ukuremera yo kubwira Yesu, ariko mbere yuko tubwira Yesu iri mu mitima ngo tubisengere atere inkunga kuko abishoboye, tubanza tuyisuzume kugira ngo niba hari bitaragenze neza mu magambo twavuze, mu myitwarire yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubanze tubwire Yesu abanze atweze, abanze atubaneho mu babonekaho, hanyuma tuba turabona n'umwami utera inkunga twaje imbere yawe. Imana idufashe. Ndagira ngo dufate akanya ko gusenga, dufate akanya ko gusenga kugira ngo twige imitwe yacu, hanyuma tubwire Yesu ibiri mu mitima yacu. Niba hari bitaragenze neza, niba wifuza kwakira Yesu, niba kandi warahita yakurengeje mu rugendo rwawe, kuba ngo ndananiwe, ndarushye,